ahantu naciye nzi neza yuko ari abanyarwanda benshi baciye haharenze. Isi yagiye ingera amajanja nyine ukurikije histoire yanjye ko nakuze nkaba imfubyi. Umuntu ari wese ufite ibyo akora, umuntu ari wese ufite intego, intumbero, ufite achievements, ntabura aba contre 6. Ntabura aba contre 6. Abamwigimba bumva ko bashobora kumurangiza, bashobora kumusubiza hasi. Ari umuntu wari inshuti yanjye iri close wampemukiye, ariko bijyanye n'amagambo no gushaka kunsibira amayira. Jewe ngerageza kwirinda ibibazo n'uwari we wese, ariko ibibazo iyo bije nyine nibyo bicreating abagabo, nibyo bituma abagabo babaho. Ntabwo bavuga ngo uri mu isi ntuzigera uhura n'ibibazo. Jewe buriya reka mbwize ukuri, niyo ubuzima bwanjye bwahinduka nkisanga ndi ahantu ngomba gukora akazi ko mu rugo, ibyuko nari umuganga nahita mbyibagirwa nkahita ngakora nkakomerezaho. Ntabwo navuga ko byigeze biba kumva ko senyutse, wenda habayemo nko gushaka gutakaza hope. Nibuka ko umunsi mama wanjye apfa nigaga nko mu wa 3 primaire, ariko nagiye kuririra mu cyumba cy'umukozi ngarama ku buriri. Ikaze mu kiganiro, twizere ko mumeze neza muri hose hatandukanye. Twicaye muri Sunday Park Jardin nziza iri mu mujyi wa Kigali. Nizere ko muhatemberera. Twicaye muri salon yaho, ndi kumwe na Dr. Muyombo Thomas, uzwi nka Tom Close. Tom Close, tugoye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Umeze gute se? Meze neza. Imese myinshi. Ntabwo twari duherukanye. Ntabwo twederukanye. Arashize igihe. Ariko ndashima Imana ko icyo gihe cyaragishize neza, byari bimeze neza. Gusa tudukurikiye ibikorwa byawe. Nanjye mba kurikiye. Urakoze cyane. Ubonye kudusubiza hahandi. Bita binyibutsa za ndirimbo zawe za kera ugitangira, za Sibeza. Buriya jewe mpangira abanyarwanda, kandi ziriya ndirimbo banyeretse ko bazikunze. So iyo abantu bakunze ikintu bivuze ko kiba kisanisha n'ubuzima babayemo, mbese ni message ibijyanye n'ibyo bahura nabyo bya buri munsi. So uretse nino ndirimbo, hato na hato nzajya nsubirayo nkomeze nisanishe n'ibyo bashaka. Nazo ndirimbo za kera kuko aribo mpangira. Ziriya ndirimbo zarakunzwe kubera ko zahuraga n'amarangamutima y'abanyarwanda, zivuga ku bibazo bahura nabyo. Buriya mu buzima njya mvuga ko uretse igitambambuga nicyo kitagira ibibazo, nicyo kitagira abo gihura nabo bakiryamisha bagisubiza hasi. Ariko umuntu ari wese mukuru, umuntu ari wese ufite ibyo akora, umuntu ari wese ufite intego, intumbero, ufite achievements, ntabura aba contre 6. Ntabura aba contre 6. Abamwigimba bumva ko bashobora kumurangiza, bashobora kumusubiza hasi. So indirimbo nk'iyi isohotse nyine ihita ihura n'ubuzima bw'abantu benshi. Ni nayo mpamvu nyine izo zakunzwe, niyo mpamvu nakoze n'iyi. Ugiye no kureba reception yayo iratangaje, yakiriwe neza cyane. Ndetse abantu barayishimiye, binyereka ko ntabwo nibeshye ku cyo bashaka, nabahaye icyo bari bakeneye. Ino ni indirimbo, wenda reka tujye ku nyito yayo. Iyakarimye n'ikamena. Ibi bisobanuye iki? Buriya ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese, Imana nishyira akadomo. Cyane yuko na mbere yuko umuntu aza hano ku isi, nta muntu baba babivuganyeho. Nkeka ko aba yahanye gahunda n'Imana ye, wenda Imana ikamubwira iti jya ku isi ujye guhindura ibi, ujye kubaho muri ubu buzima, ujye kubaho gutya. So ni nayo igena yuko igihe cya misi yayo cyarangiye ikakamena nyine ugataha. Cyangwa ikavuga iti no muntu aracyariho, ibyo namutumye ntibirarangira, abashaka kukamena bikanga kubera ko atari bo bakaremye. So ni nk'icyo nari nshatse kuvuga, ngaragaza ko hejuru y'ubuzima bw'umuntu ikintu gifite imbaraga ari Imana, atari undi muntu. Umuntu, we are just human, dufite limite zacu, dufite imbaraga zacu yego, ariko hari weaknesses, hari limite zacu ziterwa nuko turi abantu nyine. Harimo no kuba ushobora kwiyumva ukumva ko uri umuntu uremereye, ariko ubuzima bw'umuntu ukaba utabufiteho ubushobozi. Wabaye mu buhe buzima ku buryo muri kariyeri yawe utangira urimba indirimbo nka ziriya za Sibeza, uyu munsi ubonye kuruka muri wa mujyo? Mission yanzanye ku isi njya kuvuka.
hari harimo no gutambutsa ubutumwa mu ngeri zitandukanye. Nandika ibitabo, ndirimba indirimbo, nandika filime. Ejo bundi hari filime ya mbere ndimo nkoraho izajya hanze. So igihe cyose nyiri ku isi ngihumeka, misiyo yanjye, imwe muri misiyo zanjye harimo gutambutsa ubutumwa. So hari n'igihe umuntu yibwira yuko iyo ni experience yanjye mu buhanzi, hari igihe ushobora kwicara iwawe mu rugo ukumva inspiration iraje, igitekerezo kiraje. Tuvuge nk'ubu ngubu kugira ngo iki kiganiro tugipange, hari igihe wenda ushobora kuvuga uti n'igihe wabitekereje, ariko buri Imana yari yaragennye ko itariki y'uyu munsi ino saa tuzahura, ititaye ku mvura izagwa, ku zuba rizava, ku bigusha bizabaho bihari, inama zabo wenda napanze n'ibindi. Noneho twe nk'abana b'abantu rimwe na rimwe tukibeshya ko ari twebwe twabikoze, ariko ari Imana yaduhaye opportunity yo kubikora. So kuri jye rero nizera ko no kubaho kwanjye, impamvu yo kubaho kwanjye harimo no gutanga ubutumwa. So ngaha ijambo, mbese nkahijwi. Buri hari abantu no mu ishuri uzabyibuke, habaga hari umuntu w'umuhanga mu kwandika, ariko bamubwira ngo sobanurira abandi ntibikunde. So hakaba hari abantu bafite amarangamutima barimo, ariko badafite uko ba expressinga. Indirimbo zacu zikabahereza uburyo bwo kuvuga ibibarimo. So ku buryo icyo navuga n'ubwo ino ndirimbo ukurikije izina ryayo ni ikamena, ushobora kugira ngo mbese ni umuntu urimo wishongora, ariko mu by'ukuri ni indirimbo ahubwo itanga imbaraga ku muntu w'umunyantege nkeya, wumvaga ko ibintu bigiye kumurangirana, ibintu byamukomeranye. Mbese ni nko kumwibutsa yuko hejuru y'ibyo bibazo hari Imana, cyangwa hejuru y'abantu bamutera ubwoba, hejuru y'ibibazo arimo guhura nabyo hari Imana. So ni nk'icyo rero nyine kiri muri iyo misiyo yanjye numva yanzanye ku isi, yo kuvuga ngo dirimbira abantu bafite ibibazo, bafite amarangamutima, bafite stress runaka, bafite challenges bahuye nazo, uba uhijwi ayo marangamutima yabo. Wari ukomeje ngo kuri icyo ngicyo, ntabwo nkubwije ukuri, isi yagiye ingera amajanja nyine ukurikije histoire yanjye, uko nakuze nkaba imfubyi, nkakora iki, ariko Imana yagendaga incira inzira. Nkisanga nyine mfite ababyeyi bagomba kunyitaho, batambyaye ariko bakamfata nk'umwana wabo. Nkisanga mfite igihugu, nkajya mu ishuri nkiga, nkabona opportunities, nkiga kaminuza. Kuko buriya no kuvuga ngo nzaba dogiteri ukabivuga uri imfubyi, amahirwe yo kutabigeraho aba ari menshi kuruta ayo kubigeraho. So no kuba narabigezeho nabyo hari imbaraga z'abantu benshi, ni Imana yabakoreshaga. So kuvuga ngo igihe simbivuga out of my personal experience, kuko simfite ibintu byinshi byo kuganya muri gihe, ibintu nasubiza amaso inyuma nkavuga ngo mbega ubuzima ahantu naciye, nzi neza yuko hari abanyarwanda benshi baciye haharenze. So ntabwo ibyo ndirimba bituruka muri experience yanjye, bituruka muri observation nkora. Ariko hari n'ikindi nizera, buriya nk'umuhanzi njya mbibona iyo ndimo kwandika ibitabo by'abana, hari igihe ntangira igishushanyo nta n'inkuru mfite. Iyo njye niyumvisemo hari amarangamutima anzamo, nkumva wenda mu mutima ndakeye, nkumva mfite ikintu kinsunika ngo ufate urupapuro, genda ushake ikaramu wandike, ushushanye. Kuko akenshi inkuru z'abana nandika mpera ku bishushanyo, nta n'inkuru mba mfite, nta na title y'iyo nkuru mba mfite. So mu gihe abandi bo bahera ku nkuru, kuko nandika nkanashushanya, mfata nk'urupapuro, ugasanga wenda page nahereyeho mu nkuru izaba nk'iya 8, cyangwa ibe nk'iya 10, cyangwa ibe nk'iya 15. Ugasanga iyo nje nukuvuga ngo nandika nshushanya page, nagera nko muri page 8, akaribwo ntangira kubona suite logique y'iyo nkuru. Noneho namara kwandika amapaje nda tuvuge kuko ibitabo by'abana bikunze kuba ari amapaje make, kugira ngo bitica attention span yabo, kuko wanditse muri ya page 30 ku mwana agera kuri page ya 10 bagiye ibyo yahereyeho. So icyo gihe iyo ngeze kuri izo page zegereye umusozo, ibintu byose none nibwo mpita mbibona. None nkahita mbona ko ntari jyenyine, nari mfite ikintu kirimo kumbwira ngo shushanya ibi, kora ibi. Noneho icyo cyari kiza umusozo w'iyo nkuru, jewe nayizi. Noneho uko inkuru mbese ni nk'umuntu urimo kukubwira histoire, noneho uko agenda agana umusozo, agana ku musozo awegera,
nawe ugahita ugenda ukonekita kumbe bino bintu byaganishaga. Yeah. So icyo kintu rero gihita kinyereka ko umuhanzi most of the time ntabwo iyo ubaye umuhanzi mubi impano yawe uyikoresha ku byawe biri personal. Ariko Tom Close wenda tugarutse kuri ibyo ngibyo uvuze, hari umuntu uvuga ikintu kenshi iyo yakibayemo akivuga neza kurushaho. I think ko ubivuga neza nkaho wabibayemo. Nta kintu wabayemo navuga ngo cyashushanije Tom Close uvuga biriya bintu. Jewe navuga ko nari mfite impamvu nyinshi zo kubona ko ubuzima bwambihiye, ariko amahirwe ngira nuko buri gihe ikintu kitagenze uko nabitekerezaga mpita ngendana nuko cyagenze, kandi nkashakishamo ikiza muri ibyo ngibyo nsigaranye. Uwo niwe jewe, ntabwo uziyamvuga ivuga ngo intore ntiganye ishaka ibisubizo. So bituma nk'ubu ngubu ushobora kumbaza uti niki cyakubabaje mu buzima, nkapfa guhimbahimba. Of course kubura mama wanjye byarambabaje nk'umwana wese wabuze umubyeyi, ariko ntabwo ntekereza ko byangizeho negative impact nk'umuntu koko byababaje, ahubwo birankomeza bikanyigisha. So rero ubuzima naciyemo nicyo nari ndimo gusobanurira, nta na hamwe buhurira n'ibyo nandika cyangwa ndirimba, ahubwo iyo gihe ndimo kuririmba mba numva ari nk'ubutumwa bwagombaga kuva mu isi y'ibihangano bukaza mu isi y'abantu y'abazima, kubera ko hari umuntu uri buzingajwiri uri Kantarange wari ukeneye kumva ubwo butumwa wenda bunciyemo. Je ndi nk'umuzindaro, ndi nk'indangururamajwi. Mu ndimbo zawe zose nta nimwe ishingiye ku buzima bwawe, ku byo waciyemo? Zirahari, ariko nari bukubwire kugira ngo zitazura kaboze. Nk'urugero wenda ni indirimbo za kera. Okay, kangu urugero indirimbo yitwa Sinari Nkuzi. Iyo nakeka ko nakabuse, ariko nkakabuta binajyanye n'amarangamutima afite muri iki. Wari ufite ikihe kibazo icyo gihe? Ari umuntu wari inshuti yanjye iri close wampemukiye, ariko bijyanye n'amagambo no gushaka kunsibira amayira. Ariko nkeka ko nyine yorosoye wabyukaga mpita nkabuta nyine amagambo ahitaza. Ariko suko nyine kuvuga ngo abantu si beza, ntago ndi umuntu wahemukiwe cyane ku buryo nabifata uko nguko. Kuvuga ntibanyurwa, ahubwo uko umuntu akura nanjye bimbaho. Ushobora gura n'umuntu ugasanga ibyo naririmbye nko mu myaka nk'itanu ishize birimo kumbaho ubu ngubu. Ejo bundi twakubonye winjiye mu ruhando rwa sinema, hari filime mwanditse mugiye kujya mucisha kuri televiziyo imwe hano mu Rwanda. Iyo filime ukaza kwandika ibitabo, ukaza kuririmba, ukaza gukora akazi gasanzwe ka leta usanzwe ukora, ukaba umuganga. Ibyo bintu byose bihuza gute? Ngabanya amasaha yo gupfusha ubusa, kuko buriya nta muntu utagira amasaha yo gupfusha ubusa cyangwa yo gukora ibintu bitunguka. Wenda bikungukira mu buryo buri emotional, ariko mu buryo bwifatika bitakungukira. So jewe ayo masaha ntabwo ngira menshi, ayo nsigaje make yaribwa na maniyu, ariko nayo maze iminsi mbabasa ndateganya kuyivaho. Ariko amenshi nyine nyakora, tuvuge akazi ngaha priority, n'umuryango wanjye nkaba priority, kuko ngira inshingano zo gutwara abana ku ishuri, kubacyura. Then nyuma y'ibyo ngibyo no gukora akazi, mba mfite amasaha yandi nk'atandatu buri munsi mbere yo kuryama yo gukora ibindi. Gukora akazi se? Tuvuge mvuye kuri nk'ubu nka nimugoroba, nk'ejo naryamye saa 8 z'ijoro. Ubyuka saa ngapi? Mbyuka saa 12. Ubona umwanya w'umuryango ahubwo ubwo? Nyine muri gahunda zanjye z'umunsi haba harimo n'umuryango. Niba tuvuge ntwaye abana ku ishuri mba mfite isaha ndi kumwe nabo mu modoka, wenda ndabyutse bari mama wabo niwe ubitaho cyane buriya, ariko ngira uwo mwanya wo kujyana nabo mu modoka tugenda tuganira numva story zabo. No muri weekend mfata umwe tukiriranwa mu byo ndimo, nubwo wenda biba ari iby'akazi, ariko n'umwana buriya kumujyana mu byo ukora akabona ibyo urimo, wenda you never know, bishobora kumwinspiringa bikamwereka uko wenda tuguri muri studio indirimbo zikorwa gutya. Abana banjye bakunda gushushanya kuko bakunda kumbona ashushanya, niyo baba barimo bareba cartoon imeze gute, iyo mfashe ikaramu ngiye gushushanya bose baraza bakicara aho ngaho bagafata impapuro. Mbese mba ndwana nabo bakunda kwandika, bakunda gushushanya. So ingerageza gukora ibintu byanjye ariko bari aho ngaho. Then
niba hari ikintu ntajya nicuza ntajya ndambirwa ni uwo mwanya wo kubatwara ku ishuri no kubacyura wa buri munsi. Nta kintu kigonga ikindi cyangwa kibangamira ikindi. Jewe rero mpora ndi soba, ntabwo njya ngira abantu ndi kumwe nabo mu bwonko, nta bikoresho nitwaza. Ntabwo nywa byeri. Oya, irabiha ntabwo niyo mpamvu utayinkura. Icya mbere umwanya wo kunywa inzoga no gusinda no gusinduka mba nkoze indirimbo, nibyo bya bindi nakubwiraga. Unywa amazi na fanta niyo wakoresha igihe kinini kirenze iminota 15, ariko iyo ugiye ku nzoga niba ari ukubera gaze ziba zifite ushobora kumara nk'amasaha 5-6 ziriho. So jewe sinzirekeshwa nuko wenda banoje ko ari icyaha, kuko sinavuga ko ndi umutagatifu, kuko nanjye ndakosa nkora ibyaha rimwe na rimwe ntanabishatse. Ariko ikintu kijyanye n'inzoga cyo kabisa sinigeze nzinywa, zirabiha, ariko n'uwo mwanya zantesha simba nkufiteho kuba nakwemera kuwutakaza. Mbwira, wenda uyu munsi tukubona nk'umuririmbyi, tukubona nk'umuntu ukina filime, winjiye muri sinema, hari umuntu ushobora kwibaza muri filime ugomba gusohora, nawe uzagaragara nk'umwacteur, nk'umukinnyi wa filime? Oya, mu Rwanda dufite abakinnyi ba filime beza, tukanagira wenda n'abadirector beza n'abaproducer beza, ariko numvise ko imbaraga zanjye aho nazongera ari mu kudirectinga filime, kuzandika no kuziproducinga. Yego. Nibona ko impano yanjye wenda mu gukina filime ntabwo ari ikenewe nonaha. Nta wamenya aho ibintu bigana, ariko kuri ubu ngiye nkora ni ukwandika ndetse no guproducinga no kudirectinga. Hari ikintu wavuzeho kare, uravuga ngo kuri ino si dufite imitego myinshi, dufite abantu bagenda badutega, nk'ikintu nk'icyo ngicyo ubigenze gute, ubyikuramo gute, wahura n'imitego, wahura n'abagutega, ubivamo gute? Jewe ngerageza kwirinda ibibazo n'uwo ari we wese, ariko ibibazo iyo bije nyine nibyo bicreatinga abagabo, nibyo bituma abagabo babaho. Ntabwo bavuga ngo uri mu isi ntuzigera uhura n'ibibazo. So iyo ibibazo byaje ni opportunity nyine yo kukuremamo ubugabo uba ubonye. So iyo mpuye n'ibibazo nyine mpangana nabyo, ngerageza kubikumira. Iyo byanze bikaba ngerageza kubikemura mu mahoro, kandi byanze bigakomeza bikaba ikibazo, mbikemura nyine nk'ikibazo, nyine nkangana nacyo nk'umugabo. So ikindi, buriya kwirinda ibibazo ni byiza, nibwo buryo bwiza bwo, buriya baravuga ngo umujenerali mwiza nubasha gutsinda intambara atazirwa, mbese adakoresheje amasasu n'iki, akabasha kuzitsinda adakoresheje uburyo nyine bwa gisirikare bwo kurasa. So kuri jye nanjye ngerageza kwavoidinga ibibazo kuruta ko navuga ngo ibibazo ngibi byaje reka mpangane nabyo, ariko ni opportunity ibonye mpangana nabyo kabisa. Byanze bikunze, watangiye tubwira ko wagize ibibazo bitandukanye, atari byo bituma uririmba, ubwo bupfubyi, ko warabuze mama wawe, ababyeyi bawe, ni ikintu navuga byanze bikunze kitoroshye, ariko uratubwira ngo ntabwo byakubaje nk'ibintu bikomeye, byite gutyo, byakubaje nk'ibintu byagusenye. Bigenda gute kugira ngo ubashe kuba ubaho ibyo bintu bitakomeretsa umutima wawe, ko benshi ntabwo bishobora? Buriya abantu turemye mu buryo butandukanye. Hariho abantu baremye iyo bahuye n'ikibazo bagira stress nyuma yacyo, ikanabatera na disoda ishobora gutuma bagwa no mu bindi bibazo birushijeho. Hakabaho n'abandi iyo ahuye n'ikibazo nyuma yo kubabara no kugira agahinda, iyo gisohotsemo kimusigira isomo kikamukomeza. Niyo mpamvu uzasanga hari abantu baba barahuye n'amateka, ariko ugasanga wenda bagiye mu biyobyabwenge, babaye mu buzima bubi. So iyo uri ku ruhande utazi ko abantu batandukanye muri ubwo buryo ushobora no kubajajinga, ukavuga uriya nta kigenda, yarakwiriye kumenya ko ibibazo. Hari abantu baremye uko, bafite izo ntege nkeya kandi ntacyo bazikora uretse kuba bavurwa,
umuganga akabagira inama, akababa hafi, akabakomeza, noneho bakamenya ko ari urugendo bagomba kugenda rwo kuva aho bari bakagana mu gukira. Hakaba n'abandi badakenera guhabwa inama nyinshi, ahubwo bo nabo ubwabo bahita bishakira ibisubizo, bakavuga nuko bigenze, ngiye hariya baransuzuguye, banciye amazi, bavuze ko nta kintu ushoboye, reka nze mpatane nabo mbereke ko ngishoboye. None abo bantu ugasanga ahubwo ibibazo byarabubatse. Jewe nteka ko ndi kuri iyo kote ya kabiri. Suko navuga ngo hari icyo mbikoraho, nuko wenda nisanze, ariko nzi neza ko hari abantu benshi bameze gutyo bahura n'ibibazo. Ukimara guhura n'ibibazo byose bikwiyubakamo? Oya, niko nyine umuntu aba aremye, ni amahirwe ufite nyine yo kuba ikibazo nuhura nacyo kiragukomeza, ahubwo ugishakemo ibisubizo. Jewe buriya reka mbwize ukuri, niyo ubuzima bwanjye bwahinduka nkisanga ndi ahantu ngomba gukora akazi ko mu rugo, ibyuko nari umuganga nahita mbyibagirwa, nkahita ngakora nkakomerezaho. Nuko nguko jewe ndemye. Ntabwo ndi umuntu wiyatasha kuri pase ngo mvuge ngo biragoye. Of course hari ibintu ngira gutya nkatekerezaho nkavuga mbuzi iki n'iki bishobora kunsenya, ariko simbizi, wenda mbigeze mu buzima bwakomeza, cyangwa mpuye n'iki byanca intege, ariko nkurikije n'ibindi nagiye mpura nabyo nisanga nyine byarankomeje. Nihe wageze ukumva urasenyutse byanze kunze, nubwo ufite izo mbaraga uri kuri iyo kategori ya kabiri utubwiye, byanze kunze ariko uca no mu gihe cyo gusenyuka, ukagira igihe cyo kwakira. Ni igiki navuga ngo wagezemo ukumva urasenyutse nubwo utajya hasi? Ntabwo navuga ko byigeze biba kumva ko nsenyutse, wenda habayemo nko gushaka gutakaza hope. Nibuka ko umunsi mama wanjye apfa nigaga nko mu wa gatatu primaire, ariko nagiye kuririra mu cyumba cy'umukozi, ngarama ku buriri, ndeba hejuru ndavuga so kwiga birahagaze. Kuko ngira ngo sinzi impamvu ari cyo kintu nahise ntekereza ko mu kwibona niga nibonaga ngomba kuba wenda umuganga, ngomba kugera ku nzozi runaka, naramaze kubyishyiramo. So icyo kintu cy'umuntu wenda nabonaga ntezeho kabya izo nzozi zanjye utakiri mu buzima bwanjye, wenda nicyo navuga, ariko ntabwo navuga ko ari ibintu natekereje cyane, kuko ibitekerezo by'umwana urumva wiga mu wa gatatu primaire ntabwo yari binini cyane ku buryo ajya mu malogike menshi. Nahise nanahaguruka naho ngaho nyine ubuzima burakomeza. So ntabwo navuga ko hari ikintu navuga cyansenye cyane ku buryo navuga ngo aho narahageze ndavuga ngo birarangiye. Buri gihe gereka nkubwiza ukuri, iyo mpuye n'ikibazo nyine mpangana nacyo uko kije, kandi nzi neza yuko buri Imana nica inzira, akiyindirimbo mvuga ngo Imana nikamena nyine, iyo Imana itarashyiraho akadomo ntawagashyiraho. Icyo gihe ntabwo aribwo watangiye kwiyubakamo ubwo bushobozi ubuze wakundaga cyane? Oya, jewe rega ababyeyi ubwo bagutoje bundi cyangwa mama? Oya, ntabwo ari ibintu umuntu atozwa bro, ntabwo ari ibintu umuntu atozwa. Ndaguha urugero, ni reba nka jenoside niyo mahano akomeye yabaye muri iki gihugu, ariko fata nk'urugero, hari abantu bahuye na jenoside, bamwe barakomera, abandi bacika intege biranga. Kandi ugasanga ntabwo ari ukuvuga ngo ni abantu b'umuryango umwe bacitse intege, ushobora gusanga mu muryango hari uwakomeye hakaba n'undi wacitse intege kandi bose bava inda imwe. So ibyo ni ibintu ntavuga ngo jewe ngiye kwirata ngo strategy nakoresheje ni iyihe. So jewe akenshi nkunze kureba icyiza nanone mu kintu kibi cyabaye, ku buryo nshobora kuvuga at least Imana ishimwe ko wenda kanaka nubwo agiye nari naramumenye, byibuze nari maranye nawe igihe iki n'iki, cyangwa nari maze kumwigiraho ibi n'ibi, kuruta uko mvuga ngo aragiye ngo nuve ko birangiye, ahubwo ntangira kureba ngo muri uko kubana nawe. So iyo ni mu bitekerezo byanjye, ni angle d'attaque yanjye, ni ukuvuga ngo ni nka kumwe umuntu arebera ibintu muri angle runaka bitandukanye n'undi. Hari bya bindi bajya bavuga ngo hari umuntu ushobora kureba igikombe akavuga ngo iki gikombe it's half empty, undi akavuga ngo it's half full. Uvuze ngo it's half full aba ari hopeful, uba wumva yuko aba byibuze yanabonye yuko no kuzura byashoboka, hari ikirimo.
nukuvuga ngo we abarimo akireba aganisha mu kuba cyakuzura. Uvuga ngo half empty abarimo akireba aganisha mu gushiramo. Urumva abo bantu babiri baratandukanye. Positivity, negativity. So ntabwo abo bantu navuga yuko ari ibintu umuntu bavuga ngo jewe mpisemo gutya. Nta mahirwe umuntu agira. Ibi bintu uvuga waje no kugira amahirwe uza kuba umudokiteri byandi handi warutangiye kubura icyizere cy'ubuzima ufite nzabaho gute nduzandihira ishuri uza kuba umudokiteri uza no kuba umuhanzi ukomeye mu gihugu. Ibyo ngibyo nyuma yo kubigeraho udagifite wa muntu cyagiye wabuze icyizere uyu munsi umva bivuze iki kuri Tom Close? Urumva agiye no kubura icyizere, urumva nakibuze muri uwo mwanya. Ariko nagize amahirwe buriya hari umutante wanjye uvukana na mama na famiye n'umugabo we badufashe nk'abana babo batwitaho baraturera babaho nyine ababyeyi batari bari kubera ko nta muntu wiyima icyiza arakibura. Hanyuma ku bw'ayo mahirwe ngiye nibuka ko buriya kugira inzozi umuntu akiri mutoya birafasha. Buriya n'ababyeyi badukurikiye bajye bagerageza benspira abana babo kurota ibintu binini bakiri batoya. Kuko buriya icy'agaciro n'inzozi wagize saho wazigiriye. Urumva ushobora kugirira inzozi ahantu ariko buriya ikintu wabasha gutekereza no kugikora uba ushobora kugikora. So ni icyo ngicyo nari mfite izo nzozi ngira amahirwe. Hari abanyeshuri twiganaga nko muri segonderi muri tronkome ugasanga umwaka urarangiye babimye birete kubera ko wenda minervari barayiriye. Hari aho nageraga bakanamana minervari y'umwaka wose. Ugasanga je ndayifashe yose ko yakabaye kuko priority kuri je kwishuri. So kubera iki impamvu numvaga ari priority nuko nari nzi ngo nyuma y'ishuri icyo ngamije kugeraho ni iki. So sinzi ngo umwana agira capacity yo kuba yabitekereza kanabigumaho ku myaka ingahe, ariko icyo nzi cyo nuko as soon as umwana vuba umwana yatekereza icyo yifuza kuba cyo akanagihamaho niyo cyaba gikomeye mu buryo bungana gute amahirwe yo kukigeraho aba hari. So giye nicyo cyanjyanye, ariko nanone buriya reka mubwize ukuri abantu cyane cyane abenshi bari mu myaka yacu turi products mu bijyanye no kwiga n'uburezi turi produits za leta iriho byanze bikunze kuko twiga muri kaminuza twabaga dufite buruse. Iyo kaminuza iyo leta itaza gushyira iyo policy ngivuga iti dukeneye workforce dukeneye abantu bize barangije za kaminuza wenda kwiga byashoboraga kugorana izo za kaminuza n'ibindi kuko dushobora kuba twari kubona aba licencié ariko atari benshi na za masters na za PhD twaba dufite bake. Ariko ayo mahirwe ni cya kintu nongera ngasubiraho iyo wari warishyizemo ngo nzakora iki bikaba inzozi zawe nabwo iyo amahirwe aje ntabwo yatera inyoni. So nibyo bintu navuga byagiye bihura umuryango kuba mfite inzozi nkiri mutoya kugira igihugu gitekanye leta ifite icyerekezo wenda ishaka kuganishaho abantu kandi icyo cyerekezo kikaba kibavantaja byose bita biba uruhurirane. Muri icyo gihe wari ufite inzozi wigira gukeka ko ushobora reka wenda no gusubiza amaso inyuma wigira gukeka ko ushobora kuba Tom Close uyu munsi uzwi n'igihugu cyose? Ibyo sinigeze mbikeka ariko gihe nta kintu njya mfata ko kirenze. So ntabwo nigeze nicara ngo ntekereze ko bishobora kuba oya jewe nshobora gukora ikintu ngamije kukigira cyiza ariko consistency kaba yatuma cya kintu noneho kimenyekana kikaba kinini. Ni nk'ibi bya filime. I believe ko Imana intije ubuzima. You never know in the next 5 or 6 years mushobora no kuba mwari bagiye ko nari umuhanzi ukamuvuga Tom umuproducer wa filime. Kubera iki ikintu cyose ukoze neza ukagishyiraho imbaraga na focus y'ubwonko bwawe umuhate ukagerageza kukinoza no kukigira cyiza kigutereka ahantu abantu benshi baba badakeka ko umuntu yagera. So nuko nguko sinigeze ntekereza ko umuhanzi kuko nta nubona byiganagaho mu muryango no muri generation ziri icyo gihe sinzi ko byari bimeze nk'ubaho ushobora kubona ngo kanaka yatangiye gutya arakura agera kuri ibi none nanjye nk'umwana wenda urangije segonderi cyangwa uri muri segonderi nshobora kumera nkawe cyane cyane ku bijyanye n'ubuhanzi. Abo twajyaga twumva zari impara bari abantu ubona bakomeye cyangwa babayeho mbere ku buryo kuvuga ngo wabigana bigoye. So gukora ibintu rero
nta muntu wigana bikabyara umusaruro harimo nyine ayo mahirwe yo gupayoniyaringa, ariko hakabamo n'icyo kintu cyo kuvuga ngo umuntu afite ubushake bwo gukora ikintu cyiza akanagira consistency yo gukomeza kubikora. Iyo ubonye urubyiruko mu itangazamakuru aho abantu baciye benshi avuga ngo fata urugero kuri Tom Close, bitewe n'uko wenda ujya mu bintu byinshi kandi mu bigaragara bikaba successful, wifata gute? Ntago mbitindaho kuko buriya abantu bavuze ko Yesu nyine ari umwami nabo baje kuvuga ngo bakize baraba babambe Yesu. Icyo kirakomeye top. Ni ibintu bisanzwe. Umuntu agushima bitewe n'icyo yatoranyije mu butumwa bwawe. So impamvu mbifata nk'ibisanzwe binyereka ko nyine I'm not special. Niba ndi special se naba special kurusha Yesu. So ngomba gukomeza kuba ubuzima bwanjye. Oya si uko utizera abantu, ni ukumenya uko ahubwo abantu bameze. Niko nanjye meze, niko kamere muntu iteye. Ntabwo ari ukuvuga ngo abantu X bo mu Rwanda ni uku bateye, nunajya no muri Amerika niko abantu bateye, nunajya no mu Bushinwa abantu bashobora kuba bakuririmba uyu munsi ejo bakagukuraho amaboko. So ahubwo icyo ukora gerageza kuba genuine, ku buryo niba ugize amahirwe mu kuba genuine cyangwa mu kuba umwimerere abantu bakabigukundiramo, gukomeza kugukunda bizakomeza kuko ntabwo wishushanyije iki, ntabwo wishushanyije. So je ntabwo bituma numva ko ndi special, ahubwo bituma mbona ko uwashimye no munsi neje ashobora kunkasa. Ugakora iki rero? Nakomeza kubaho ubuzima bwanjye. Kuko ibyo nkora, ibyo tuvuga, ibi turimo tuganira, that's who I am. Ntabwo ndimo ku impression wari wese. Yego. So turamutse tuganiriye hakagira uwumva ko harimo ibimwubaka, ni byiza, shima Imana. Ariko hari n'umva ko bitamwinteresa, niyo nasoma comment anuka, mbifata nyine ko ari opinion ye nkabirekera kuko n'ubundi nabikoze ntagamije kumwimpression. So niyo mpamvu. So bitumye nibaza ngo Tom Close na yahe mahame akomeye agenderaho adashobora kurenga mu buzima bwe? Amahame akomeye ngenderaho, buriya gihe nubaha abantu badahinduka. Tuvuge umuntu namenye mu gihe runaka uko namumenye, na nyuma y'imyaka runaka na nyuma y'igihe runaka akaba akiri wa muntu, ndamwubaha kandi simba nkeneye kumudisappointing umuntu umeze gutyo. Ikindi ngerageza, urumva kugerageza nukuvuga ngo ikintu icyo ari cyose kirimo amahirwe yo kurema nabwo ndacyubaha. Ikintu icyo ari cyose kirimo amahirwe yo gucreating, yo kuzana ikintu kitari gihari, harimo ibyo byo kwandika, gukora indirimbo, gushushanya n'ibindi n'ibyo bya filime n'ibindi. Je nizera ko icyo ari cyo cyose najyamo, niyo buriya najya mu kubaza mba nzi ko nabinoza nkabikora neza. Niyo najya mu gukoropa inzu nabihaye umwanya nayikoropa neza. Kubera iki? Kubera ko logique yo gukora ibintu byose buriya ni imwe. Nukwanga ibyo abantu bakora kugira ngo bagere ku rwego runaka, usanga ibyo bitaho byenda gusa, kabone niyo baba bari muri secteurs zitandukanye. So rero amahame yanjye nayo no kubaha abantu badahinduka, kandi nkagerageza kutabatakaza mu buzima bwanjye kuko abo bantu ntago bari benshi. Nanjye nkagerageza kudahinduka rero kugira ngo ube successful. Rero ugiye ku byo wifuza, biva byose mu kuvunika. Kwiyuhakuye kabisa, buriya ntihazagira umuntu ukubeshya. Ikintu icyo ari cyo cyose ukora kugira ngo utere imbere bigusaba kugikora cyane, noneho ukanagerageza no kugikora neza kurusha abandi bose bagikora. Kugira ngo binorohe ugerageza kugikora neza kurusha uko wagikoraga ejo. Aho nibwo bikorohera, ni nabwo biza kurangira warushije n'abandi. Ariko iyo ushaka kurebera kuri kanaka, bigusaba kwitwararika kutigana kanaka kugira ngo ubashe kujya muri competition nawe umurushe. Iyo utabicunze neza, hari igihe wisanga watangiye kumushishura, kumwigana, gushaka kugenda nkawe, kuvuga nkawe, bikarangira bitumye utabona umwanya wo gukabuta ya frequency yawe kugira ngo nawe ukore ibyawe bisohore. Byanze bikunze mu byo ukora byose harimo n'ubustari. Nibyo uri umuganga ariko ukora n'akazi gatuma uba umusitari. Kuba umusitari ntabwo byigeze bikugora? Kuba umusitari si akazi. Akazi ni gituma uba umusitari. Ubwo rero giye kuba umusitari ntacyo bivuze, ahubwo ikifite icyo kivuze no gukomeza gukora ibyo abantu babona ko byangiza umusitari. Benshi bagorwa nabyo, we ntabwo byigeze bikugora? Oya, ntabwo byigeze bingora kabisa.
njye mbifata nk'ibintu bisanzwe. Harimo uruvugo, harimo gutekereza uko ashaka, ibyo byose ubimanaginga gute kugira ngo bitakugora? Si bya bindi se nakubwiraga kare ko nyine abantu nyine nuko iyo wabashije kumenya uko umuntu atekereza ntabwo umuntu yongera kukuvuna. Uhita umwakira hari nk'igihe ubona nka comment umuntu wagututse ugahita ujya kuri profile ye ukamureba ukumva umugiriye impuhwe. Kibazo no muntu ntabwo ukeka ko hari ahandi twahurira. Okay, wenda giye ntituzahura. Ese nawe ndamubonye ntuka ashobora kuzakenera. Ukumva umugiriye impuhwe nyine ukamureka. Wenda arimo arantuka wenda ko byagenze uko nguko ariko se we ubu buzima bayemo nibwo maximum. Mbese bituma nyine bikorohera kwakira abantu ukanumva na opinion zabo ukanabagira n'impuhwe. Ariko mbere winjira mu star ntabwo ariko byari bimeze. Jewe buriya niko byari bimeze. Oya, niko byari bimeze, ariko hari ukuntu umuntu wenda rimwe na rimwe ushyira n'imbaraga nyinshi mu gushaka kwereka umuntu kutemeranyijwe nawe ku byo yavuze. So gukura n'imyaka bigenda bikwereka yuko hari n'igihe ushobora gutakaza imbaraga umusobanurira ariko ugasanga zabaye impfabusa. So bikakwigisha kumenya ngo uyu muntu niwe atekereza gutyo, ubwo biramureba ukamwihorera ukikomereza. Dusoreze wenda ahangaha intumbero ya Tom Close uyu munsi ni iyihe? Tukoze muri izo ndirimbo navuga ngo zawe za mbere wongeye kugaruka nanone muri zo mu buryo bwa kera. Uyu munsi navuga ngo vision ya Tom Close ni iyihe? Ubu ngubu natangiye uruziga nararushoje, ubu natangiye bundi bushya. Navuga ko ndi nkaho nari ndi muri 2007 na 2006 ndimo ndatangira. Tujye kongera kubona wa Tom Close cyane cyane kabisa. Wenda you never know. Hari ibihangano sina you never know ni nako bimeze. Hari undi Tom Close mushya abantu batari bazi ko hari, nanjye ubwanjye ntari nzi ko hari, unabirebera no kuri album nakoze. So the more niha amahirwe yo gukabuta kuri channel yanjye nka frequency yanjye nkakira ibyo ngomba kwakira, the more nanjye ubwanjye nzadiscoveringa cyangwa nzavumbura ubushobozi nifitemo ntari nzi ko mfite. So ni amahirwe yandi ubwanjye nihaye yo ku explore ndetse no kugerageza guha abakunzi banjye n'abafana b'umuziki ibintu nanjye ubwanjye ntazi ko nshobora gukora. Yego, kuba ugurutse handi muri 2007 nuko ari byo byagukoreye kurenza ibindi byose? Oya, nuko aribwo nari umwana mu byo nakoraga. So n'ubu ngubu erega ngo ukumenya cyane ni kumenya kutaruzi. So gukura byanyigishije ko ntabwo ndi umusaza, cyari mutoya. Ariko iyo myaka navuga mikeya maze paraporo niyo nzanamara niba nta gihindutse mu misiyo yanjye irangire kare. Nizera ko hari ibintu byinshi ntazi nkwiriye kumenya, hari ibintu byinshi ntarakora nkwiriye gukora, kandi nta gihe cyo gukora cyo kudakora kijya kibaho igihe cyose umuntu agihumeka. Murakoze cyane.